umukobwa Scovia yego mama nta kintu na kimwe atankoreye nk'icyo abandi bakorera nyine abana babo. Vukana n'abana bangahe? Abana 4. Umusaza wanjye ntabwo ari hano. Arafunzwe. Umusaza arafunzwe? Yego. Afunzwe azira iki? Birashoboka ko mama ashobora nko kuba yarantoye uretse gusa na Scovia nsa na papa. Ariko kubera imbaraga za Scovia ku buryo nyine abantu babimpatirizaga none ibyo kuba nsa na papa nari nabyigije ku ruhande. Yego. Yabara kubyaye ukiri umwana none yamara kukubyara ukiri umwana akagusiga mu rugo kwa sogokuru cyangwa muri famiye. Yarambwiye ati wowe uri umwana wanjye narakureze narakubyaye. Hari igihe kigeze kugera ubaho utari kumwe na mama wawe? Duhunga tuva i Burundi. Yego. Icyo gihe ufite imyaka ingahe utana na mama wawe? Byaje kugeraho nkiri umwana muto one day ndabyuka nisanga ngomba kuva mu gihugu. Mama aratubwira ati tugomba kuva hano hantu ntabwo hakiri heza kuri twebwe. Yego. Papa wese ntabwo umuzi? Papa wanjye ndamuzi ariko yarapfuye. Byambayeho nkabona abandi bana bari kumwe na papa babo. Yanumva ashaka suka mutuka. Uriya noneho mufashe we nk'umuntu nukira mama. Ibintu namukorera simbizi. Ngo ntabwo yize. Ntabwo yize. Iyo ubona abantu batuka umubyeyi wawe ubivugaho iki? Slim Jesus. Yes, reka mbahe ikaze bakunzi bacu masuye mbifuriza kugubwa neza muri mwese impande zitandukanye z'igihugu. Uyu munsi turaho bita kuri Flaha Plus. Tugiye kuganira n'umukobwa muri kubona imbere ya kamera zacu. Turaza kuganira nawe tumenye byinshi bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwe. Umeze neza? Meze neza. Uhaye ikaze. Murakoze cyane. Bakwita ngo iki? Nitwa Agasaro Queen. Agasaro Queen. Haraho nabonye bakwita ngo umukobwa wa Scovia. Barabivuga nabyo. Bavuga ko uri umukobwa wa Scovia. Yego. Uri umukobwa wa Scovia? Ni umubyeyi kuri njye tu. Hari igihe cyageze wiyumvamo ko ari nk'umubyeyi wawe? Cyarageze nyine bituma njya no muri famiye kubaza. Wagiye muri famiye kubaza? Cyane. Byagenze bite? So nta gihe kinini gishize babimbwiye ariko yego nigeze kubivugaho ndi umurundi. Yego. Nubwo ntavuga ikirundi ariko ndi umurundi kazi. So byatangiriye mu nkambi umuntu yambwiye ati ariko uzi umunyamakuru witwa Scovia. So Scovia nari muzi ariko ntabwo nyine ni kwa kuntu tuba duscoringa ku ma TikTok utita ku muntu cyane. Yego. So ndavuga Scovia ndabaye ati ndumva nsa nk'umuzi. Arambwira ati pe murasa ku buryo wagira ngo uri umukobwa we. Ndavuga ati oh yes uri kunyinisha. So bituma njya gucekinga platform ziwe. Ngiye kumureba buri umuntu ntabwo yakubwira ngo urasa n'umuntu ngo uhita ubona murasa. Yego. No. Ahubwo nyine naramurebye ndavuga ati maybe nyine wabona dusamo ariko bidakabije. Kuki wagiye kubaza iwanyu mu babyeyi niba koko muvukana? Byabaye too much kuko nyine nako niba ari umubyeyi wawe. Yego. Kuki wagiye kubaza iwanyu muri famiye nimba Scovia ari mama wawe kubyara? So rero nkuko mubizi twese abana twisanga dufite ababyeyi ariko ntabwo uri sirjana kwijana. Kubyara. Yego. Kubera iki? Okay, ngiye mama wanjye ni umuntu nkunda anyitaho. But nyine byageze abantu bose bakambwira ati no way. Uri umukobwa wa Scovia wibihakana. So noneho negera mama mwereka ifoto ndamubwira uno muntu uko bavuga ko dusa umuziho. Arambwira ati no ntawe nzi. Ndavuga ati nose uno muntu noneho byarenze kuba abantu bavuga ko dusa ahubwo bari kuvuga ko ari we mama. Yego. Ndavuga ati none se mama mbwiza ukuri niba waranyadopse mbimenye. Yego. Ari we mama wanjye nta kibazo just waba warakoze cyane. Wagiye ku imbere y'uwo wita mama wawe cyane umubaza ati mama waba waranoraguye? Yego. Marambwira ati no way. Kuko already n'abantu bavuga ko uretse gusa na Scovia nsa na papa. Yego. Arambwira ati ikindi usa na so cyane. Yego.
ariko kubera imbaraga za Scovia ku buryo nyine abantu babimpatirizaga noneho ibyo kuba nzana papa nari nabyigije ku ruhande yego nibanda kuri Scovia yego so marambwira ati nukuri umva mu nda yanjye ndavuga ati okay maybe ni bya bintu nyine abantu bashobora gusa paragisida neza kugira ngo ijwi riza rimeze neza ni bya bintu nyine abantu bashobora kubona abantu basa paragisida ariko nta sano nyine dufite. Hari ibintu bijya biba ukabona nk'umwana akiri mutoya nka nyina yaramubyaye akamuta cyangwa se nyina akamubyara akamusiga iwabo muri famiye. Yego. Iyo nkuru yaba hari ahishingiye ku buzima bwa wenda na mama wawe nyine ukubyara yaba arakubyaye ukiri umwana noneho yamara kukubyaara ukiri umwana akagusiga mu rugo kwa sogokuru cyangwa muri famiye. Ono ntabwo yambwiye ko atigeze nsiga. Yarambwiye ati wowe uri umwana wanjye narakureze narakubyaye nta so nabuze ahantu nyine ibyo bintu nanjye nabihuriza. Hari igihe kigeze kugera ubaho utari kumwe na mama wawe? Duhunga. Yego. Duhunga tuva i Burundi. Yego. Mu nkambi yari struggle life byari bikomeye. So kubera ukuntu nyine twari tutaramenyera already tuvuye mu Burundi turabana. Byabaye ngombwa ko njyewe na sister wanjye muto tujya muri famiye. Yego. Yego. Mujya muri famiye kwa big sister mama. Icyo gihe mama wawe muba mutandukanyeho gato? Tuba dutandukanye ariko si igihe kinini ni nk'imyaka 2. Icyo gihe ufite imyaka ingahe utana na mama wawe? I think yari nk'umunani. Wari ukiri muto cyane? Nari nkiri muto. Ku myaka 8 nibwo wamaze igihe utari kumwe na mama wawe ukubyara. Yego. Mumarana igihe kingana iki mutarongera kubonana? Imyaka 2. Imyaka 2. Okay. Twibaze rero hari abantu wenda twinjiye mu mateka yawe ukuntu wakuze watubwiye ko witwa Queen. Agasaro Queen. Agasaro Queen. Ukaba n'umukinnyi wa filime. Yego ndi umwactrice. Umwactrice. Se filime ukina zicaye? Kano kanya nibagiwe cano. Sorry nibagiwe cano ariko nyina muri military soldier. Muri military soldier. Cha kuri cano niba bayita Precision. Precision TV. Si nkufashe sinebo. Yakinnye G-Tough. Baramuza abanyarwanda ni cyabo. Urumva ko nkurusha aho ukinira nkurushaho barizo. Thank you. Durakoze kunyibutsa. Yego. Yego. Muri kano kanya ukina ubwo uri umukinnyi w'amafilime. Yego. Noneho ndagira ngo twibaze kuri Queen ni umukobwa umeze ute yakuze ate? Ngiye gukura kwanjye navuga ko nakuze nk'abandi bana. Uretse ko icyabijemo icyo ndusha abandi bana ni ukumenya ubuzima bw'inkambi. Byaje kugeraho nkiri umwana muto one day ndabyuka nisanga ngomba kuva mu gihugu. Uva mu gihugu? Yego. Wabagamo? Nabaga i Burundi. Already nababwiye ko ndi umurundi. Yego. So umunsi umwe narabyutse bitewe na situation runaka ntabwo nyibukaho cyane kuko nari nkiri umwana. Ukiri muto cyane. So numva ko nyine mama aratubwira ati tugomba kuva hano hantu ntabwo hakiri heza kuri twebwe. Yego. So birangira tuvuye mu Burundi tuza mu Rwanda. Yego. Ndiga. Niga mba mu nkambi. Yego. After ndarangiza. So nta gihe kinini gishize narangije 2024. Story yanjye itikomerezamo kuza Kigali. Yego. Nkagirirwa amahirwe nkaza mu bintu byo kuba umwactrice. Byo kuba umukinnyi w'amafilme. So ndumva ko nta byinshi birenzeho. Uretse ko nk'icyo nababwiye njya numva abantu benshi bakambaza iwanyu ni he? Nkababwira ndi umurundi kazi mbarizwa mu nkambi. Gusa nk'abarundi kazi. Yego ndi umurundi kazi. Ntabwo uvuga nkabo. So mpamvu navuga nkabo nize mu Rwanda igihe kinini. Yego. Urumva ubuzima ubundi navuga ko nzi bwinshi nubwo mu Rwanda. Kandi wanaje mu Rwanda ufite imyaka mikeya. Utumenya ikinyarwanda cyane nubwo gisa nk'ikirundi. Ikirundi turakizi cyo neza? Ndakizi ntabwo reka kukimenya kuko mama ni umurundi kazi. Ikikorohera cyane ni ikihe? Hagati y'ikirundi n'ikinyarwanda?
so ubu kuri ubu ngubu navuga kuko ari ikinyarwanda kuko nicyo nsigaye nkoresha buri munsi. So usigaye wifuza nawe ubwene gihugu bw'ubunyarwanda cyane nka mugenzi wanyu DJ Ira ahubwo se baza nawe ushyigikiye DJ cyane. DJ Ira harya ni DJ Ira buriya DJ Ira DJ Ira watse ubwene gihugu bw'abanyarwanda ndamushyigikiye cyane pe. ariko abandi barundi baramutukaga ariko umuntu wese afite uburenganzira bwe. Kano kanya afite impamvu ze ku giti cye zatumye yakubwo bwene gihugu. So nanjye rero ku mpamvu zanjye mba numva na bishobotse nanjye nabwaka. ujya wifuza kwaka ubwene gihugu bw'ubunyarwanda ukaba umunyarwanda wuzuye kubera iki se? Kubera ko u Rwanda mu gihe maze mu Rwanda nabonye ni igihugu gifite umutekano. Ni igihugu ibyo wifuza byose gukora biguhaye amahoro urabikora. Nta muntu uza gakubaze ngo ukoze ibi ngibi nkande uri mwene nde. Ni igihugu cyiza. So mu gihe nabaye mu mahoro kandi mba mbona rwose ari igihugu cyiza. Rero bishobotse nanjye nakwaka ubwene gihugu bw'u Rwanda. Ujya ukumbura Burundi? No. Ntabwo ujya ukumbura kuhasubirayo? Reka nako kubaza byinshi bijyanye n'ibihugu abarundi bataza kukwataka ndabizi. Bahita bataka umuntu arabibonye kuri ibyabaye kuri wa mukobwa. Cyane ko tuba turi aho ngaho turi kuvuga ibintu binini cyane buri ibintu by'igihugu biba biremereye cyane. Twikomereze rero mu buzima bwacu. Ubwo rero uba ukomotse mu nkambi. Uburaje utangiye kuba i Kigali. Mu nkuru yawe watubwiye mama ariko ntabwo wigeze utubwira papa yawe, ariko wavuze ko ngo abanakubwira ko usa nka papa wawe. Papa wawe se ntabwo umuzi? Papa wanjye ndamuzi ariko yarapfuye. Papa yarapfuye? Papa yapfuye ufite imyaka ingahe? Byari nk'imyaka 7 kuko papa after yuko apfuye nibwo twahise tuza mu ikeza kamekoro hejuru gatoya. Yari nko mu myaka 7 kuko papa apfa nta gihe twamaze twahise tuva mu waruze isura ye. Ese kuki bakubwira ngo usa nkawe nkaho utabyibukaga? So hari ukuntu umwana abaza ikintu ariko nyine kuko icyo gihe nari umwana urumva ubukeneye umuntu kwibutsa cyane. Iyo ubonye ifoto ye ubona mwarasaga nawe? Nkuko nabikubwiye ntabwo we wabona ifoto y'umuntu ngo uvuge ngo muntu turasa nk'umwana tuvuga se ko mbona wafite amaso ameze nyine ariko nk'umuntu mukuru uzi kureba arareba akaba ati bano bantu barasa. Ujya wiheba? Mwiheba like gute? Hari ukuntu umuntu yicara akigunga sometimes nko kuba wenda abantu benshi baba bafite ibikomere byo kuba barakuze atari kumwe n'ababyeyi bombi, cyane ko nguko wavuye wageze aho uva mu Burundi urahunga. Mu guhunga kwa utana n'umubyeyi wawe mama wawe kubyara nyine uri nka nyakamwe niko navuga. So byambayeho nkuko tukigera mu nkambi byambayeho nkabona abandi bana bari kumwe na papa babo. Nyine kandi uretse ko na mama wanjye yahise arwara buvuye mu buzima bumwe ujya mu bundi. Yahise arwara atangira kugira ubuzima nyine navuga ko nyine atangira kuzana ibibazo mu buzima bwe. Ukabona nawe ahora yigunze. So iyo umubyeyi akora ikintu n'umwana biramwafekta. Nanjye ntangira nyine kumva ko hari ibintu ndi kubura nk'abandi bana. Ati nyine kugeza kano kanya ntabwo bikirimo kuko ubu narakuze nabonye ko izo situation hari n'abandi bantu benshi bagiye bazicamo nubwo bataba ari impunzi ariko hari abandi nabo bagiye babicamo. Rero kano kanya ntabwo ntibigenderaho cyane. Ubayeho gute mu buzima busanzwe? Nkuko bizi Kigali ni danje. Birakomeye. Kigali ni danje. So biramvuna ariko mba mvuga ni ejo hari amahirwe hari bizacamo. Ukora ufite nyine ufite utunzwe n'iki no gukora iki mu buzima busanzwe? Mbyina ikirundi. Mbyina ikirundi umuco w'ikirundi. Uri umubyinnyi w'umurundi? Ndi umubyinnyi nkaba n'umukinnyi w'amafilm. Umukinnyi w'amafilm. Ikirundi ukibyinira he?
mu beza bakaranga bararizi iryo torero. Riba hano mu Rwanda. Ego. Rijya mu Burundi? Ntabwo bajya mu Burundi. Ni itorero ryo mu Rwanda ryitwa beza bakaranga. Ego, ariko babyina. Nese ribyinira ariko numva mu byini kirundi. Babyina mu makwe. Mu bitaramo bitandukanye. Yego. Kwango byina traditionnel. Cyane. Okay. Bya biboro byo kumanika amaboko. Ni byiza cyane. Okay, ubyina traditionnel, ukaba n'umukinnyi w'amafilme, ukinira hehe? Wahatubwiye kuri ngo Precision TV, nibwo uri gutangira filme? Ego, nibwo ndi kubitangira. Ko watinze? Ibintu by'amafilme rero. Biragoye. Biragoye kugira ngo kuba ubitekereza ntabwo bita biguhereza uburenganzira bwo guhita ubyinjiramo. Rero kugira ngo ubone ahantu hanya ho kwinjirira hatari bugusaba ibitambo. Yego. Biba bigoye. That's why ahandi bagiye basaba ibitambo. Hari abasaba amafaranga. Hari abasaba gukoresha umubiri wawe. Ni byinshi, ni ibintu byinshi cyane ku bantu b'abakobwa. Hari umunegeze aka service gusaba ngo ubanze umuhereze umubiri wawe. Ego. Akwa ati tubanze turyamane. Cyane. Kubera iki? Inde? Ntabwo ntabwo ari bumuvuge. Icyo gihe ari umwatsiye service sorry. Naramwandikiye kuri platform ze. Yego. Ndamubwira ni niyumvamo impano yo gukina movie. Ikindi sinange gusa n'abantu barambwiye ati ibintu wabishobora. Yego. N'umukinnyi wari wandikiye. Ego, ukomeye pe. Yego. Arambwira ati nuko ngo ni umutipe wandikiye usaba kujya muri filime ziwe. Tubwira iyo nkuru kwanza byagenze biti. Wegera akamikoro hejuru tuyumve. Yego. Niga senior 4. Hari ibintu by'amasketch biba mu kigo murabizi. Yego, ndabizi. Twajyaga tubikina abantu bakavuga no mwana pe afite impano yo gukina ibintu n'amamovie yakina neza. Nkajya murabyumva ariko nkavuga nzinjirira he bizagenda gute. After deciding kwandikira nyine umuntu nafanaga. Ndamwandikira ndamubwira ni nitwa gutya na gutya. Ntuye hano. Ego, ntuye hano. Ndifuza ko nakwinjira muri team yawe. Yego. Ambwira ahita ambwira ngo reka ngwereze nomero unyandikire kuri WhatsApp. Yego. Arazimereza aho nanjye urumva nk'umwana nari nahiye ndavuga Vata umustar aransubije. Umva. Yego. Ndagiye harahiye. Waramwandikiye kuri Instagram, kuri TikTok? Kuri WhatsApp. Ndamwandikiye kuri TikTok azimereza amanamba ze za WhatsApp. Amaze kuzimpa. Yego. Ndavuga ndamwandikira hi. Arambwira ati hi nyine turaganira. Mo gake urabizi ikiganiro cyo kuri WhatsApp. Arambwira ati nyohereza amafoto yawe abiri. Mwohereza amafoto yanjye abiri. Arambwira ati ntacyo utwaye uri mwiza. Yego. Ndamubwira murakoze. Yego. Arangije arambwira ati ubwo icyo gihe yari kuwa kabiri. Arambwira ati kuwa gatanu reka tuzahure. Noneho tujya guhura duhurira ahantu runaka ndashatse kuvuga. Yego. Ego duhuye. Hari mu kabari? Hari muri noza bisanzwe? Yari mu kabari. Okay, yego. Nyine tujya guhura. Duhuye. Arambwira ubwo wahageze ndabona nta kibazo tuzakora. After tumaze kuganira nyine ndavuga amasaha arageze ko icyo gihe nari ndi kuba muri famille. Yego. Ngiye gutaha. Arambwira turetse gatoya gutaha ko wihuse. Ndamubwira ndacyaba muri famille. Hari amasaha twese tuba tugomba kuba turi mu rugo. Arambwira ati nta kibazo reka ngwerekeze ariko yari afite imodoka. Antwaye arambwira ati reka duce mu rugo mfata ikote dukomeze. Yego. Tugeze mu rugo iwe ava mu modoka. Ngiye nguma nyine mu modoka w'umuntu umurindiriye. Arambwira ati nta kibazo ngwino twinjire. Nyine turinjirana. Yego. Tuhageze. Arambwira ati wumve wisanze. Ndicara. Arambwira ati reka nkuzanire akantu ko kunywa. Yego.
ndavuga tuvuye hariya already nanyweye kandi amasaha ari kunsiga nshaka gutaha, maybe undi munsi nazaza kugusura. Yego. So nyiri muri ibyo nyine yatangira kuzana reaction z'umuntu ushaka kugira ngo anyegera agira ibiti, ndavuga ntabwo bino bintu ntabwo rwose iyo gahunda nyifite cyane ko n'amasaha yansize. Yego. Ariko ubwo nyine bwari mu buryo pe ntabwo nari nzi kuko izo gahunda ziri buze. Ndi mu kiganiro. Yego. So birangira nyine mbona nyine arahindutse. Abaye nyine abaye ukuntu nyine ubona arahindutse. Ego. Kandi wamufanaga. Namufana. Wari unamutinya. Noneho hari ukuntu twumva nako ibyo turabisubiraho nyuma. Ari ukuntu mwumva nta kibazo mbwira. Hari ukuntu twumva nyine abantu b'ibyamara ari abandi bantu, twumva ari abantu barenze, kandi reka nkubwire ngo abenshi muri bo barigayisha, niko navuga. Banza byarakubayeho kenshi. So nese uwo muhungu mwarahuye arangije ashaka kukujyana mu cyumba. Yego. Yaratuye he? Wambabariye ko wigeze uvuga izina rye ariko. Oya sinshaka gusabuze ko ari umukinnyi ukomeye wagutwaye mu modoka. Gusa bafata ibyo ngibyo. Yego. Yagutwaye mu modoka mugero wamwandikiye ngo ujye muri filime ye, murahura gutwara mu modoka abanza gucisha iwe. Yego. Umeze neza ari kumwe n'umustar. Nahiye noneho nayagaye bati cyama nkamanura nyine nk'ikiyo bakajya babona nyine ko turi kumwe just byonyine. So after kutamuciye hanyuma se kukiwemeye gucika umuntu nk'uwo ngoko cyangwa byarangiye n'ubundi bibaye nari nibeshye. Ntabwo byabaye kuko iyo biba already bandi kubarizwa muri iyo timu yiwe. Ego. Abantu bose bajya muri timu bisaba ko banza bagakora icyo kintu. Ntabwo mbizi ko ariko bose bameze, ariko ngiye nibyo byansabaga, nicyo byansabaga. Yego. Yego. Abenshi babanza akagira ibyo. Wowe nicyo byasabaga. Nicyo byansabaga cyonyine, n'ibindi byose nari nabyujuje. So after nyine arakubwira ati ntago byakunda wanyimye. Oya ntabwo yahise abimbwira. Nyine yari amerekeje. Aragutwaye mu modoka nanone. Yego, arantwara mu modoka ngeza mu rugo. Yego. Hasi gutanga ke ariko. Byatari. Akugejeje mu rugo. Arangije nyine arikomereza we. Ese ko abakinnyi ba filime benshi baba barubatse abenshi nzi. Ubwo umuntu yabarinde. Wambabariye kuko ntashaka kumumentioning. Ikibazo ntago mvuze ngo mumentioning ko nanjye mu biganiro byanjye arubatse. Yego. Oya, nese wagiye mu rugo rwiwe kandi yubatse. Abantu benshi zingo baba bafite. Aba afite ingo zitandukanye. Okay, dukomeze. So after nyine after yo kungeza mu rugo ndatangiye ndumva nta kibazo, nubwo biriya byaciyemo ariko bavuga ati gahunda ni gahunda. Gahunda ni iyo. Noneho ngeze mu rugo nyine already nageze no mu rugo natinzeho gakeya. Barambwira ko atinze bimeze bite. Ndababwira ati ibyo nari nagiyemo ntibyari bwarangira ariko kano kanya nyine munyihangane ntabwo bizongera. So after ngera mu rugo nyine ndamwandikira kuri WhatsApp nkabona ari kureba message ntavuge. Nagusubiza. Ndavuga ibise ni ibiki. Ariko nyine yavuga ati maybe ni kwa kuntu umuntu hari ukuntu umuntu areba message akayisoma yajya gusubiza akagira utundi tuntu tucamo kavuga ati yego. Noneho ijoro rivamo buracya nanone ndongera nandika mbona ntabwo nyine nabwo arayisomye aracecetse. Mbikoze inshuro eshatu nigira inama ndavuga reka muhamagare kuri call. Ndamuhamagara arangije arambwira ati uri kumbaza iki? Ndavuga ati ndi kukoza nyine gahunda dufitanye nze kuri site dukore. Arambwira ati ukora iki? Ukorana nande? Ndavuga ati ambwira ati wowe njyewe ngusabe favor na favor nshaka kugukorera ukuntu ingana ikunanire. Ndavuga ati nukuri ntabwo njyewe bya binari mbyiteguye nta sinzi pe. Ndavuga ati no sibyo byatuma tudakora. Ambwira ati reka nta kintu ubu tukivugana ahubwo wintera n'umwanya arankupa. None se icyo gihe wamucitse uti
no hari abantu hari umuntu nubwo yagerageza guforsa hano mu Rwanda se ko ibyo simpamya ko ibyo bintu bikibaho rero nyine yashatse gushyiramo ifa ndamubwira ati ntabwo bikunda ku bw'amahirwe mbona nyine abirengeje ubundi yo kuki wamwimye kandi n'ubundi ariko bavuga ngo kuki wamwimye wamuzizaga iki urumva iyo asereka nkubaza wowe basubaye uri umukobwa mugenzi wanjye reka twe no kuvuga ibindi hari ukuntu navuga ibindi abantu bakavuga ariko ubaye uri nkanjye uri umukobwa umuntu muhuye bwa mbere bw'umusitari umunsi oya wishyiraho umusitari umuntu muhuye bwa mbere bw'umusitari duhuye bwa mbere yego muhuye bwa mbere bw'umusitari kuki ushaka ko turikuraho oya reka dufate nyine kuko umusitari nawe ni umuntu muhuye bwa mbere wifuzaga guhura nawe basi tubivuge gutyo ariko ibyo nifuza guhura nawe wabyumvise muri mu modoka ukazajya wifuza ko ikirahure kimanuka akabona ko muri kumwe dukomeze gutyo kandi wibuke ko mwicaranye ahantu nayo ahantu mwe mwicaranye bagize ngo wasohokanye nawe oye yari ari kumwe n'abandi bantu bamwe muri timu yiwe okay yego noneho nyine kuba ibyo bitarabaye umuntu muye bwa mbere aragufasha bira mupango arakujyanye nyine ni ibintu bitumvikana tu ntabwo ngiye ari ubwo buryo niba hari abantu banakora muri ubwo buryo ngiye si ubwo nkora muhuye bwa mbere n'uwo muhuye inshuro ya 10 byose bikorwa kimwe byose bikorwa kimwe niko ubwo biba birangiye byanze so noneho nkajya mwandikira akayireba arangije arambwira ati ahubwo wenda kuborotse byarangiye tu amborotse ariko nyuma wongeye guhura nawe nongeye guhura nawe ariko nyine naramaze ubundi kwinjira anansaba ko twakorana nyuma maze umusubiza ngo iki namubwira ati no kano kanya sinkigukeneye arabeshya cyane mu basore nabonye mwakinanye filime nabonye umusore bita Rwiziringa ubwo niwe wabikoze ako Rwiziringa nta modoka agira no mubeshye Rwiziringa wabanduriye mwana turakora nta modoka agira nicyo kibazo nihatsindiwe ntabwo ajemo aho so nyine ntabwo twakoranye yarabinsabye ndavuga ati nope ntabwo ubu nyishaka kubarizwa muri timu yawe yego mfite ahandi hantu ugomba kujya ugomba kwandi kubarizwa ego nanjye ubu already ndi umusitari so rero byarangiye gutyo ariko yego byambabaje wigenda bwo kitari gito kuko njye nizera Imana ikindi nizera no mwigeno yego mba mvuga ibintu bitabayeho hari impamvu yego just nyine birakubabaza nk'umuntu ariko bikarangira kumbura ibihe mwageranye twagiranye like how kuko ntabwo byari ibintu birenze kujya kureba umuntu mukaganira just so kiragiye nyine uburyo ngiye nabiteganyaga nabonaga ari ibintu ngiye okay hari ukuntu nyine ubona inzozi zawe zihuse wahinze wabonaga byihuse cyane ugate ejo ndatangira gukina numvaga watangiye kuvuga uti abantu bo mu nkambi barambura banyitege uti mu nkambi ugate umwana i Kigali byaciyemo gusa nyine noneho hari n'ukuntu ushaka nk'abakobwa tuhinda ugahita ubibwira nk'inshuti zawe nk'eshatu za mbere ukazibwira utumva ntabwo ngiye guhura nawe yego ku buryo baba bakurikirana amakuru 5 kuri 5 mukaba gatejo turatangira gukina umva noneho nagize ikintu cyanambabaje kirenze ibindi ni uburyo nageze mu rugo akambwira ati sisha byagenze bite umva bakabona ndakonje ariko ukanye ntabwo nari bwakonje wenda ntabwo nababwiye ko byageze aho tujya mu rugo iwabo so narababwiye ati nababwiye ntitwahuye turaganira turahuza ubwo nyine babwira n'igihe twateguriye cyo kuzatangira kandi umbabeshya ngiye kubwanjye sinababeshyaga kuko nanzi kuko ariko bigiye kugenda ahubwo after iminsi 2 nuko ngo mwege mwabiganiraga ataragera kuri ya ngingo yakubwiye igihe muzatangira gukina byose nuko so rero nyine ubwo nyuma nibwo bakomeje bambwira se we muri cyavugana bimeze bite kuko nawe nababwiye ati ngiye nkigeramo muzaba mwinjiyemo nzabasabira nyine ubwo bavuga ari rinyo babonye yego muri abo bakobwa b'inshuti zawe ubona ngo bigeze nta numwe nyuma waje kwinjiramo
no buri wese buri wese agiye afite akazi ariko wese yahise abivamo. ego rero byarangiye nyine pe mbatengushye ariko byibuze ari ukuntu byibuze wumva n'umuntu umukunze kavuga ati byibuze nubwo yankoreye amakosa ni ukuri reka mvugisha ukuri iyo aza kwitwara neza ubu ngubu tuba turi kuri stage nzi ubu ngubu byari kuba byarabaye urumva ariko nyine ubu byari kuba byarabaye kandi wavuze ko yubatse ari ku Rusenge. shara umuntu ureba ukavuga ati rwose iki cyaha nasanga nakiguyemo kubera kubera ko cyari gusanga hakiguyemo mbaze byinshi ngo nuko ngo n'ubundi uramukunda ni mwiza byarakunditse afite n'ibintu byinshi kuri we bigukurura ni nk'ibihe umuntu bigukurura kuri we afite imiterere buri mukobwa abakobwa bose twese rega dusa nkaho dukunda ibintu bimwe ni nk'ibihe ni nk'ibihe mukunda dukunda umujama muremure umujama utuje yego ubyibushye unanutse aho ngaho byo biterwa ariko nkanjye kuri njyewe urigereranya yego w'igikara w'inzobe w'igikara nibyo nyine tuba tujya urumva nimba yujuje ibyo ukunda yarabyujuje ariko wenda ikintu kibi nuko ari kuzisanga yakoreyemo ikosa bitewe n'uko wenda waramukundaga n'ubwo kandi ubanza ukimukunda ngubu reka tubyihorere nyuma wowe wigeze wifuza kongera guhura nawe oya uburyo imyitwarire yanyeretse yahise nkindura yanyeretse imyitwarire mibi maybe nubwo yari kuba yarakaye ko ibyo yateganyaga bitabaye ntabwo yari kwitwara kuriya ariko iyo umuntu akweretse imyitwarire mibi unyuza ari igihe unamukumbura tu nubwo aturiya muntu ubwame mu cyaro ariko ndamukumbura ngiye kuri njyewe unyeretse imyitwarire mibi biba birangiye nuko inkuru yawe nawe yagenze yego hanyuma rero ubwo hari undi byakubaye hose muri filime ni benshi oya indi timu nigeze gushaka kujyamo banyatse amafaranga ubu ni amafaranga banyatse amafaranga ariko ibyo byo ntabwo biba bikaze ubu ni amafaranga kandi iyo timu nayo niyo umuntu uzwi cyane noneho unarenze narengiye kuvuga ikintu abantu bari guhita bamumenya samwe kivuga nta kibazo nyine samwe wameze takorera he wambabariye ngiye ko ntashaka kugira ngo mw'abantu kuza zari ugiye kuvuga iki arya mu Kinyarwanda umuntu wifitiye agatwe gatoya karinda urugomo nawe akarinze urugomo cyane wenda we nabibona kuko abizi arahita avuga ati ni ngewe abantu bose baba baka amafaranga abantu bose baba baka amafaranga ariko abantu bose bagiye muri mubi abenshi baka amafaranga ngiye nabwiye timu ndimo ntabwo banyetse amafaranga yongeye nuko bari gutangira ni projet nshyashya bari gutangira naranayibonye iyo projet isobanuye niba bari bashya niyo mpamvu batakwakatse amafaranga oya gusa ntabwo ari buri muntu wese so ubundi ikintu uba ugomba gukora se navuga umuntu mwahuye muri bano bakinnyi ba filime akakubanira neza ninde shangiye abantu hafi ya bose tuba turi abana beza nyine wakubaniye neza pana uwagutunguye uwambaniye neza cyane mvuge n'uwo tudakorana se nta kibazo ninde ni umujama witwa Tiger ni content creator akora content za kuri TikTok n'ahandi ariko already ari no mu mamovie gusa cyane abantu bamuzi nk'umu content Tiger ni umwana mwiza byataye ni wakubaniye neza ni nawe wanyinjije mu bintu bya filime niwe muntu nagaragaye kuri kamera ye bwa mbere n'actinga yego hanyuma rero ukimara kuba wahura n'uwo mugabo akashaka ko muryamana ntabwo byaguciye intege kumva ugiye kuba wahagarika ibyo washaka kujyamo cyane kuko n'ubundi byansabye nk'umwaka kugira ngo nongere mvuge ngo mvuge ngo nongere mparanire inzozi zanjye ibyo byabaye 2025 umwaka ushize twikomereze rero twigarukire ku byo twari turi kuganira hanyuma rero mu buzima busanzwe buriya umuntu wese nk'uko navuze ngo usa nka Scovia hari n'abaza kuvuga ati nibyo koko n'umwana wiwe hanyuma rero turaza kwibaza tuti
ni ryari wigeze wandikira Scovia? Namwandikiye umwaka ushize. Scovia wigeze kumwandikira Yego. kuri WhatsApp? Kuri WhatsApp. Yaragusubije? Sintekereza ko yansubije kuko ntabwo yansubije. Kuki atagusubije? Okay, nje rero sinzi uburyo wenda ashobora kuba ari simbizi niba ari njyewe uburyo bumwe ntazi ku buryo wakwandikira umuntu. So nanditse nje iyo nandika hayi ariko ni buri muntu wese ndibaza ko ariko abigenza. Nandika hayi nabona unsubije nkabasha gukurikiza. Abantu benshi rero baba bafite akazi kenshi bura ntabwo mwandikira hayi. Oya, ikindi nahise ntekereza ko atari ingingo nzi. Ubu wakwandikira umuntu nka Scovia ngo dore ngo nsa n'umuntu. Oya, ariko kumwandikira ukamwohereza ifoto yawe ukamubwira ati mwiriwe neza nitwa uyu n'uyu, dore ifoto yanjye ngiyi, bambwira ko uri umukobwa wawe, ndagira ngo wenda ukamubwira ati ndifuza ko wenda twahura nkakubona. Sibyo? Ubundi jya wifuza guhura nawe cyane. Yego. Ukahura nawe bikagenda bite? Just nkamusuhuza nyine. Okay, nkanareba reaction yiwe agira nawe. Ntabwo uramubona amaso ku maso? Nta hantu na hamwe nyine murahurira? Naho. We n'umunsi umwe muzahora wumva muhuye byagenda bite? Duhuye byagenda bite? Cyangwa ni nk'icyo kintu wamusaba bigendeye mu byo ukora no mu byo yifuza gukora muri industry? Se mvuge nkayo Bogari ngo namusaba ngo nkundisha abantu. Ako just no kumureba nkamusuhuza tukaganira byaba bikwiye. Nicyo kintu uba wifuza. Uzakibona, ibyo biroroshye cyane. Uzamuvugisha akorera ariya Mama Rwagasabo TV korera hera, uzajye kuri Mama Rwagasabo ugenda uvuge ati nje kureba mama. Ugenda niko uzagenda kuri office abantu nk'igihumbi, nyeneye nk'abantu nk'igihumbi muri comment bandikamo ngo koko turabona uri umwana wa Scovia. Nzatwara izo comment vuga ati do. Ugende witwaje icyo kintu. Yego, kuko already hari nyine okay, kuba abantu babivuga ntabwo ndabona nka comment nyeneye nyine iyo level. Comment igihumbi babyandike. Yanumva ashaka suka mutuka. Yanumva kasuka mutuka. Uriya noneho mufashe we. Fashe nde? Gasuka. Nk'umuntu nukira mama. Ibintu namukorera simbizi. Asuka ajya mutuka. Ngo ntabwo yize. Ntabwo yize. Hanyuma hari umunyamakuru n'umwe wari utarize mu Rwanda. Barahari benshi. Yego, barahari. Batize kabisa. Bazi kuvuga gusa. Oya, Scovia man yarize. Simbizi ko mubona ari ku myitwarire afite niyo umuntu wize. Buriya kwiga nta nubwo bigaragara ngo nuko ngo ufite diplome. No, twe turakureba gutya twabatu no muntu yarize. Iyo ubona abantu batuka umubyeyi wawe ubivugaho iki? Kabona nka Kasuko araje ngo Scovia ngo we nago wize ngo Scovia ngo byagenze gutya na gutya ngo nuzongere kumvuga. Ubifata ute kubona abantu batuka umubyeyi wawe cyangwa se ugufata nk'umubyeyi wawe? Already ndarakara ariko kuko hari ibintu byinshi nkibura kugira ngo nanjye ngere kuri level yo guhangana nawe. Urifuza kuba wazagera kuri level yo guhangana na Kasuko? Cyane. Gute ariko rati iyo level wayigeraho? Cyane ntabwo. Uso wakora ibintu nibe bintu wakora kugira ngo ugere kuri iyo level. Nibe bintu uvuga ubura. Cyambere nyeneye igikundiro cy'Abanyarwanda. Igikundiro cy'Abanyarwanda. Ubundi cyo cyonyine kiranahagije. Uzakora iki kugira ngo igikundiro cy'Abanyarwanda kize kiyongere? Subu nzabigenza nera mu ndebe mu nkunde. Bakoreba gukunda. Uyu mwana rero bamwita Queen. Harya irindi zina bamwita Agasaro Queen. Bamwita Agasaro Queen. Uyu mwana bamwita Agasaro Queen. Mumurebe ngo mumukunde. Abantu mwese mukunda Scovia. Ageza mikoreje bivuge neza. Abantu bose mukunda Scovia. Mu ndebe mu nkunde turwanira umubyeyi wacu. Niryo jambo. Ubundi niryo jambo ry'umunsi. Niryo jambo ry'umunsi. Abantu bose bakunda Scovia. Bandebe bankunde.
tubashe gufatanya mu kurwanira umubyeyi wacu mama w'Urwagasabo. yego kuko nawe uri umwana ndi umwana we w'Urwagasabo. umwana w'Urwagasabo. Yego yego. Hanyuma rero hari n'iryari wigeze kuba wakigunga ugatekereza uti ese ko wenda nakuriye mu buzima nazi ubuzima bw'inkambi cyangwa ubuzima butari bwiza, kuki mama wanjye aticara ngo amubwize ukuri ambwire ko mama wanjye ari Scovia akagumya kumbeshya? Impamvu reka mvuge ngo nabivuze ko nigeze kubitekereza nkavuga ati maybe birashoboka ko mama ashobora nko kuba yarantoye cyangwa se yaranyadopse nyine mu buryo runaka, bigashoboka ko mama yaba yaragutaye mama yaba yaragutaye ukiri muto. Yego ukumva niko ubyumva ukavuga ati Scovia yaraje. Kera hari ibintu byabaye bitewe n'amateka baragiye aba, hari abantu benshi bagiye bahungira nko mu Burundi, kavuga ati wenda se Scovia yaba yaraje mu Burundi bikagenda gutya. Nanabitekerejeho. Wabitekereje utatubwira? Nyine iyo uri mu kibazo runaka utekereza nyine inzira nyinshi cyaba byacamo. Naravuze ati uburyo bwa mbere mama ashobora kuba mama wanjye nyine ashobora kuba yaraje mu Rwanda akankurayo. Ubwa kabiri Scovia niba ari mama wanjye kuko ashobora kuba yaraje i Burundi akansigayo. Ariko after yuko nyine bansembe bakambwira ati ntabwo ari mama wawe, mama wawe ni uyu. Nyine narabyakira ndavuga nti ubwo nyine ndavuga ati birashoboka ko n'abantu basa. Yego. Birangira byakira. Hari igihe cyageze wumva ko Scovia yaba yaraje akaguta i Burundi akiri mutoya, akiri inkumi. Yego. Ese undi urebye imyaka ubona Scovia yaba yarakubyaye, reka gukubita aho ngaho. Iyo mikore gukubita gutya biza muri sound yego. Njye imyaka mfite. Ako nta nubwo uri mukuru cyane. Ntabwo ndi mukuru cyane. Scovia yambyara. Uzajya gukoresha DNA test. Kuko niba utekereza ngo mama ashobora kuba yaraje mu Rwanda akakwiba mu Rwanda akakujyana i Burundi, cyangwa se Scovia akaba yaragiye mu Burundi akagutayo, ubwo uzajya gukoresha DNA test umeke. Aho hari imbere kuko naje kubireba ndavuga mama nta kintu na kimwe atankoreye nk'icyo abandi bakorera nyine abana babo. Dati n'urukundo afite n'urw'umubyeyi uriyo. Birangira nyine mvuze ni birashoboka ko abantu basa badafite ikintu bapfana. Birangira byanzuye gutyo. Birangira byanzuye gutyo. Ako nanone bikagumya bikuza mu mutwe. Ubu kuri level nyezo wenda ndavuga byashoboka ko dufite nyine isano ryo mu miryango. Nubwo utabizi. Nubwo ntabizi. Ahantu henshi utembereye bakubwira ngo iki? Ahantu hose ngeze baba bambwira ati upfana iki na Scovia. Kuko nanjye nikubona bwa mbere ubundi bwa mbere nkubona nakubonye muri kamera ku kiganiro. Bitewe n'uko ikiganiro cya mbere nakubonye bari bagikoze nijoro, ariko nkabibona ko biri gusa nka 90%. Noneho mu kanya nkubona uri kuza nabonye neza musa 100% kabisa. Ikibazo no kuba witonze. Ntabwo nitonze. Ariko nyine navuga ko nyine ntabwo bikintungura. Bwa mbere nyine abantu baravuga ariko se baba babona dusa bimeze bite. Ariko kano kanya ntabwo bikintungura n'umuntu nyine ubimbaje ndavuga ni anti wanjye. Abantu babaho mu buzima butandukanye, ubuzima bwo gukura, ubuzima bwo mu nkambi wabayemo n'ibiki, n'iryari wigeze kugera ubuzima bukakugora ukabona ubuzima bwawe busa nk'ubuhagaze? Niga mu wa kabiri segondere. Byari byagenze bite? Hari abaye iki? Icyo gihe mama yarwaye igifu, ariko nyine hari igifu navuga se kiba gikomeye byatari. Yarwaye igifu ajya mu bitaro amarayo amezi 5. Amezi 5? Yego. Ari ndi umuvuza? HCR irabavuza. Yego. HCR irabavuza, iratuvuza. So yari mu bitaro bya Kirehe. Yego.
amarayo igihe pe amarayo igihe urabizi hari ukuntu umuntu ajya mu bitaro akavuga maybe ejo biraherangira ejo bundi so iyo igihe kikubise gutyo already nanjye aho ngaho nari nkiri umwana mfite ba sister babiri bankurikira nabo bari bakiri bato nta yindi family mu nkambi so nyine urumva byari bingoye gutaha uri bubwite kuri ba sister bawe nyine uri butegure uburyo ejo bazajya ku ishuri urabizi nk'umuntu nyine okay ndabyumva yego byarangoye nkajya nkavuga kubera iki ibintu Imana yemera ko bibaho sometimes nageze n'igihe ndavuga se koko Imana iri ni ya nyayo iba mu ijuru cyangwa ni planka n'ibintu baba batubwira kubera mama wawe kuko ubundi ubuzima bwanjye bwose nzi nibwo bwa mbere nari mbonye ubuzima nari kumwe na mama ikindi mama ni umubyeyi uvunika wita ku bana cyane so kubu rero uburyo nari imeze nari aho nyine nasamye nta kintu nari nzi kirenze so byarangoye niho hantu navuga nigeze kuba navunika pe mbona imvune za nyazo ubundi ubusanzwe uvukana n'abana bangahe abana bane yego abana bose namurasa nsa na brother wanjye mukuru yego njye wa kabiri uri wa kabiri murasa neza turasa cyangwa no usa bitandukanye n'abandi no turasa njyewe na brother na papa bavuga ko dusa muri batatu yego abandi batoya basa na mama wawe wowe na musaza wawe mukaba musa mukanasa na Scovia ubwo na musaza barabimubwira musaza wanjye ntabwo ari hano ntabwo ari mu Rwanda yego ari BJ mu Burundi ari Burundi ko mwamusize se ntabwo twamusize twarazananye ahubwo arafunzwe arafunzwe musaza arafunzwe yego afunzwe azira iki ntabwo nzi ibintu azira ntabwo nzi story ndende kuri ibyo ariko amakuru mfite nuko afunzwe azira iki nta kintu na kimwe ko tutavugana se iyo uri i Burundi ntabwo biba byemewe kuvugana n'umuntu uri mu nkambi cyangwa uri mu Rwanda sereka mvuge apana mu Rwanda mu nkambi ntabwo biba sinzi ko i Burundi ngo ntabwo bipfa kwemera ntabwo byemera kuri WhatsApp call birakunda WhatsApp nese WhatsApp umuntu uri muri gereza mwavugana gute kuri WhatsApp abavandimwe inshuti ze zishobora kukubwira ati musaza wawe yafunzwe azira iki ntabwo ibyo ngibyo nta muntu ndabona umbwira amakuru gusa yo mfite nuko afunzwe amaze imyaka ingahe afunzwe se bisigiye kugera nko mu myaka 5 utazi ikintu azira ntacyo nzi pe aho yari atuye se nta n'umunana nimero z'umuntu uzi ngo ubaze aho twari dutuye se ko aho twari dutuye ntabwo wese kuki utajya mu Burundi ngo ujye kureba unamusura sinzi impamvu ariko mba numva nyine mfite ubwoba bwo kujya i Burundi ubu na musaza wawe ahari arafunzwe ariko nta n'umuntu agira umusura nawe none se yagiye agiye gukora iki yagiye agiye gusura gusa cyangwa yagiye agiye kwisubira agiye kwibera yari yisubiriye nyine Burundi yabonye nkambe bimucanza arabwakana itahire yego ajya mu Burundi akigera nibwo yahise afungwa cyangwa abanze kuba yamazeho igihe after rero nyine baza kutubwira ko afunze kuko n'ubundi akigera mu nkambi ntabwo twavuganaga kubera iki mutavuganaga aje mu nkambi ndi kuvuga akiva mu nkambi ajya i Burundi nabwo twavuganaga nese umuntu ababwiye ko afunzwe kuki atababwiye icyo azira ni umuntu watashye i Burundi amaze gutaha nawe yari afunzwe avamo agaruka hano mu Rwanda so niwe waduhaye amakuru atubwira ati brother wanyu nawe twari dufunganywe ngo yakatiye imyaka irenga 5 ntabwo uzi n'igihe yakatiye uko kingana nta bintu byinshi akana bafunganywe baraganira ashobora kuba ati wenda azize iki twe n'ayo makuru yaduhaye uramutse ugize se nk'ijambo wavuga kuri musaza wawe nyine ubona nk'ijambo wavuga yarasanzwe ari umurara cyane oya ntabwo ari umurara yego
abasore benshi bakunda kubafunga bazira ibiyobyabwenge, no nta biyobyabwenge kubicuruza, yakoreshaga. kubikoresha iki. yari umwana mwiza pe, yaranasengaga cyane. Yego. Mm. Uzabaze, Mm. uzaperereza ubaze, ushakisha amakuru umenye uti musaza wanjye ko afunzwe yazize iki. Uretse ko nanone bitatuma afungurwa nimba afite ibyo akurikirana, ariko byibuza wahita unamenya ukuntu uzajya unamusura, ukanamenya na kode yabo, ukazajya ugira ukuntu umwohereza, akanamenya na musaza na mushikiye ko ahari kandi amwitaho. Ego. Iyo umutekereje uba umeze uti? Mba numva mukumbuye. Nyine urabizi ba brother ni abantu baba bakomeye mu buzima bw'umuntu. Yego. So nyine nanjye hari igihe mbona nk'abandi bafite basaza babo nkavuga nanjye yaba hari tuba dukora ibi tuba ariko nyine ku isi umuntu ni ukwihangana. Urakomeye. Gereza zo mu Burundi numvishe Melody ari buzizi. Melody niyo bigeze gufungirayo. Na Nyagisura, na Nyagisu. Melody ariko niwe uzizi cyane ko niba bafungiyeyo yagiye gukora igitaramo. Urumva rero birakomeye cyane. Nuko umusengera akazavayo amahoro, akayita agaruka, ubwo afunguye ahita agaruka mu Rwanda. Bose iyo bafunguye bahita baza mu Rwanda. Iyo nyine afunguwe we yaza mu Rwanda. Ni ibibazo no kumusengera cyane. Hanyuma rero hari ibintu abantu benshi bajya bibaza, ndetse nawe ndabizi ko ubyibaza. Hari igihe sibyo nk'ubu nka kuno uba uri kwifuza kujya muri bino bintu byo gukina amafilime. Ari nkanaje mu gitondo nabonye hari ikiganiro nabonye cyasohotseho ngo uri kuvuga reka ne kubikubazaho. Numvaga woga ngo nimba ngo Muyango byagenze bite? Bari bambajijeho nyine ku buryo nakiriye mbonye nyine nk'umukobwa mugenzi wanjye bamukubise igipfunsi. Biba byo tubyihorere. Nese wakuba mukubise ntabwo baragukubitaho. Gukubita ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe ariko n'ubundi. Ni ibintu bisanzwe nayo byawe. Nawe habuze gato ngo wahunda gukubite. Seriously, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, sibyo? Ndaza kukubaza, uramutse ubonye amahirwe ni cyo kintu ubona wahindura mu buzima ndavuga bwa showbiz ihari, ndetse navuga nko mu buzima rusange? Njye ndamutse mbonye nk'amahirwe nuko naje gusanga dufite abantu benshi bicaranye impano ariko bakabura aho bazicisha, cyangwa se nugira iwawe amahirwe akakwa ibyo atashobora kubona. So ikintu nakora naborohereza uburyo. Yego. Nashinga nk'ishuri runaka ku buryo, kuko njye mfite communication iri hejuru, ku buryo nk'umuntu ushaka kwinjira muri movie bamukura iwanjye. Bamukura iwawe. Wifuza gushinga nka company y'abakinnyi ba filime? Yego. Uzabicisha mu zenzera? Bizacamo, inzira ni ndende ariko bizacamo. Already kandi narayitangiye. Warayitangiye? Kuba ndi kugenda menyekanamo ni stage nziza ituma bizanabaho. Nk'umuntu wakifuza kuba, buriya hari n'abantu babibereye hanze bashaka gushora muri filime, barabuze umuntu bakorana muri ako kazi. Ni nk'icyo kintu wakora, wamukomveka gute kugira ngo wumve ko mwafatanya muri iyo projet yawe, yaba iyo gukina filime ndetse n'iki uko byagenda kose? Byibuze hari nk'umuntu wibereye hanze ariko akavuga uyu muntu ariko mushyire muri filime yanjye se byakunda? N'abanyarwanda ko hari abakire benshi rwose babuze ni umuntu nyine urenze mu bitekerezo. Ikintu nakora kugira ngo mukomveke? Just ndi kwa nka plan ufite, sinzi ukuntu wabivuga. Ntabwo ndi kumva uburyo nyine ni nka gahunda yawe, just nko gusiza gahunda ufite muri iyo career ushaka gukora. Abo bantu ushaka gusapotinga uzabasapotinga mu we buryo? Urifuza gutangira ute? Ese haba hari filime yawe ufite uvuga uti hari filime yanjye nanditse byibuza ndi kubura ibi nibi? Kuko umuntu wese nagatangira kuri kuba wanditse ni kimwe, ahubwo kubona nyine kubona nk'umuntu urumva tuvuge, urumva nk'aka kanya hari abahanzi tujya dukwana ibiganiro, ukabona umuhanzi arakubwiye ati njyewe mfite indirimbo nanditse nk'ijana mu bitabo,
ariko nabuze n'umuntu nyishyura ya studio sibyo nandi kugira ngo numve ubushobozi ufite muri filime nuwe mbese muri make okay nanjye ndazandika ndicara nyine nkakusanya amayide mfite nkandika movie ariko nta hari igihe nyine mba mbona hari ukuntu ubona nka movie ukabona umuntu wayiha ntabwo yayikora uburyo ubishakamo so ndibaza igihe nzabona umuntu ubimerita wayibyazamo umusaruro nzayimuha ni ukuyigurisha oya pani niyo ntayigurisha just nkayimuha nkamubwira cyangwa n'umuntu mwafatanya oya niyo ntanayimuha ngewe nkabona iri hanze ari nge ide zavuyeho byanshimisha wowe ukayihereza umuntu wakishutingira yego niyo utanamwishyuza niyo ntamwishyuza just ni ukubona product yawe uvuga ati ngewe filime nanditse iri gukinwa ufite ubuhanga mu kwandika filime ntabwo mbizi ariko ndibaza ko ibintu nashyizemo bikwiye pe umaze kwandika filime nka zingahe nk'ebyiri kuko iya gatatu yabaye fail ibyo natekerezaga nyuma ntabwo ariko kuki se yabaye fail okay hari ukuntu wandika ibintu ariko nyine ugasanga harimo ahantu wakoze ikosa like ukuntu okay noneho ubwo tukiri hano umuntu wifuza kuba yakorana n'uyu mukobwa ku bintu bijyanye na filime nyine bagirana imikoranire bicare baganire ashoremo make muri filime ziwe nushaka unayitwara ubuntu ariko ushore kuri telefilime yabone filime ya mbere yasohotse ntabwo ari bukwishyuze warakubwira ati filime yanjye ihagaze gutya script yanditse gutya na gutya nushaka wishyura ya tele dukore turebe uko turebe bizavamo nimero ya niyi umuntu ushaka ko mujyana imikoranire ya filime nimero yanjye ya WhatsApp ni 073 59 37 86 9 07 gatatu 59 37 86 9 ku muntu wifuza gukorana business n'uyu mukobwa niyo nimero niyo ngiyo byibuze haboneke mu babiri cyangwa umwe turebe ko bikunda sinzi nimba bikunda ariko birashoboka ku muntu wifuza rero kuba yakorana filime n'uyu mukobwa nimero ze ndaza kuzishyira hasi y'ikiganiro muzirebe munamwandikire just turebe ko project ye ya mbere yajya hanze biroroshye cyane ntago ari kuguca amafaranga yo kuyigurisha ahubwo ari gushaka umuntu bagirana imikoranire abantu bafite amacano mu Rwanda ukaba ufite n'abakameramani ariko warabuze story warabuze n'abakinnyi uyu ngo yarakuzanira abakinnyi yego munakinane icyabura ni kamera n'umuntu mwese twaducere tw'abakinnyi twadutike tw'abakinnyi tw'ibihumbi nka bingahe bakoresha ku munsi ndakeka kandi uwo muntu wamubona barahari we barahari benshi barahari ahubwo hari umuntu nyine uba ufite n'ayo mafaranga ariko akabura umuntu nyine ufite idiri bumukome tu iri bukusha hasi nko ku munsi umwe kuri tele wakoresha nkangahe biterwa n'abakinnyi ufite kuko already kuri set buri bubagaburire so harimo n'abahembwa bitewe nyine hari umukinnyi utapfa kumara we muri filime yawe abo ufite bihagaze bite cyangwa uzatanyana n'abastari uzatanyana n'abantu bazwi cyangwa bimeze bite uzabavanga uzakorana n'abantu bazwi nk'abangahe kugira ngo twumve nashyiramo abantu bane bazwi cyane nande kurikije abo ukunda wa mbere ni Shitani wo muri metero nzu kugira ngo agushimute no oya Shitani ararenze wa kabiri nashyiramo Fabiola wa gatatu nashyiramo Diallo wa kane wa kane ntabwo agikora ariko yaba ari Samusuri ego uri umwana wa Samusuri oya napana ngiye sindi kuvuga byaterwa nuko ndi kubona role nabazi ari zijyanye na filime yawe ego iyo filime yakundwa cyane filime irimo kuki Diallo wamushyiramo Diallo hari afite ubuhanga bwo gukina ari umupapa akunda gukora bora ari umupapa ushyira mu nyurabwenge cyane kandi ubona Diallo twakoranye ikiganiro ambwira ko buriya yamaze zira filime za mbere arakina yari afite uburwayi bwo mu mutwe ngo ntago ari seriye buriya oya even niyo tabari seriye we nikaba bitekereza ndi gukurikiza ibyo we yambwiye we nyine nikabitekereza ubundi rega umuntu utekereza ko ari umusazi ntabwo aba ari we oya ntabwo ari we already aka kanya yarakize
rero icyo gihe nabitekerezaga nabwo ntabwo yari byo. aya byari Oya reka nkubwira uzareba umurwayi wo mu mutwe umubwira uti aya diarongo yahuye n'ikibazo ahuye n'impanuka y'igare yazajya yegera gutya yakegama gutya ubwonko bukajya nyine ubwonko bwe bwaragenda yahuye n'impanuka ubwonko buvamo. Okay, reka tubireke just gusa ubu ngubu nyine tayari niyo muntu wifuza ko wakorana kuki ari abo bakinnyi rero abo ngabo nibo nyine bahuye na story yawe na script yawe. Ubusanzwe role model wawe ninde muri filime? mu bakobwa mu bakobwa Intare y'Ingore uriya wakinnye Intare y'Ingore sinzi amazina ye ya nyayo ariko niko mwita. Mu bahungu mu bahungu yego no muri aba ngaba bakina ibintu byo ni Regis niwe ukunda mu bakinnyi ba filime cy'umukunda se nkunda acting yiwe tu sundi wazikundaniye nawe ko nabonye abahungu bose abakobwa bose bakundana birangira asigaye wenyine. Oya kunase urumva ushaka kujya dukundana nzamusige none wenda ushaka kuvuga njyewe mukunze tutarakinana wazikundaniye nawe ukavuga uti ko nabonye wa mbere bakundanye biranga wa kabiri biranga wa kabiri turanitirana n'uwa kabiri muritiranwa iryo zina buriya ryaramuhahamuye ntabwo byakunda. Umukundira iki? Nabivuze ariko nkunda acting yiwe. Okay, ni byiza cyane. Okay, twaganira ibintu byinshi, twaganiriye ku buzima bwawe busanzwe ku y'abantu bakwibazaho ndetse tunagana no kuri kariyeri yawe tunakuramo ikintu cy'umumaro cy'uko ufite projet ntago ari umukinnyi wifuza gukina mu mafilime y'abandi ahubwo uri kwifuza umuntu gusapotinga muri projet zawe ufite nashakaze akukubite makeya mugerageze nuko ntago bizanga nushyiramo abo bakinnyi ukurikije story abo bakinnyi wavuze bizakunda cyane. So reka rero tusoreza ahangaha ubwo umuntu ufite ikintu yafasha uyu mukobwa muri kariyeri yiwe yamufasha kuko buri usabye neza usabye hari umuntu uvuga uti ngo njye mfite impano ndifuza umuntu wese wanshyira muri filime ariko we ntago ufite projet ahubwo urifuza umuntu mwakorana iyo projet. Dusoze rero gusurongera uvuge nimero yawe kugira ngo abantu atayumvishe bari abantu benshi bamenye ko nimero zivugwa ku musozo. Okay. Mbere na mbere kuranza tubwire uvuge ako dusorezaho vuga nimero nta kibazo. Nomero yanjye ni 073 kuri WhatsApp 59 37 yego 86 9. Sawa urakoze cyane. Murakoze cyane.